badakwiye umva abantu baba guturana ijuru ngo ngwiki urakoze abashubu Kalisa John wari hanze amuka mada nunze hano Geza Oui. amakuru mfite ngo wayisukuramo akabumba amagara ngo uyu munsi ugiye gukora siporo mu rugo wenyine Urasetsa. ugiye gukora siporo uri ubumwe nta kintu wambaye Oya uri kumva ikintu cyo kiriho. Ikintu kiriho nuko buriya igihugu cyacu kigira ubutabera kandi n'Imana igatanga ubutabera ku babukeneye. Ubwo rero Imana ni ukuvuga ngo iri ku gihugu cyacu. hanyuma kiriya kigo cyo nacyo baragitwara mwatumaga namwe nabyo cyitire banizere ko ruzahita rukurikiraho kuko narwo rwibasira abantu rukoresheje abantu barutumye Shase ko ngewe ntawe numa wo nzatuma niba muhamagara nanjye zampamagare. oya sindakubujije Cyane bakimujyana azahita amamagara. ubu kejo nagiye kumanza cye mu rugo yiherera rire Oya ariko bambi birababaje ariko nibihangane niko nyine bigenda isi. mwagiye kumurega uretse gato kitari cyiza. uretse gato mwagiye kumurega muzi ko nafunga bizaba bibabaje Ntabwo twari tuzi ko azafungwa. oya sha Ahubwo utanga ikirego oya se ugahabwa kandi uretse ubutabera. gato mwagiye kumurega mushyira ibirego muri Ntabwo twari tuzi ko azafungwa. None se kamubwira ubu iyo ukoze ikosa umubyeyi wawe akajya kugukubita ubu uzi ko ari bukuvune nk'akaboko cyangwa akaguru. Oya uretse gato mwamureze nk'umubyeyi ugiye guhana umwana we none se si ibyo rega leta ni umubyeyi. oya se kandi mwamureze Keza ni wowe wanjye mwamureze muzi ko atazafungwa Oya ariko usibye ko atanamanukiye ibirego byacu by the way. Ntabwo amanukiye ibirego byacu ariko leta ni umubyeyi ese Godfather umubyeyi agukubise ashobora kugukubita ugasanga yenda akuvunya akaboko sibyo ariko urumva ntago nawe yakubita azi ko bimeze gutya sibyo ko leta yo nta nubwo yavuna nawe ko iba yarebye igikenewe kandi buriya ntago baba kaburana ngo bajye mu mizi. So bishoboka rero ko yenda barebye bakabona ko ibimenye yenda bashobora gusibanganya ibimenyetso. Ubwo uzi iminsi 30 y'amageragere umva se nkubwire Godfather uretse gato turi mu kwa 12 iratombe ni kukubaza uzi iminsi 30 turi mu kwa 12 none se hari ikibazo kugira ngo ugende nyine ugire utaza kugira ibyo ucamo uretse gato iminsi bikuru bagiye kuyirira. Oya nyine birababaje ariko nose abari hariya bapfuye mwamureze mutazi ko bazafungwa. Oya abari hariya rega nabo barya iminsi mikuru nose si bari mu gihugu nabo barayi something else uretse ariko narumiwe Semuhungu garuka munzanire Zinda ari he ndagashaka ngiye ugashaka Semuhungu Semuhungu kubera turi gushaka simwe mwamuzeze se reka nzanire ndashaka kubazana uyu munsi ndavuga hari ikirego cyanjye wumvishemo hariya Godfather ariko reka Umunyarwandakazi nese ko ndi Umunyarwandakazi ugira ngo mbiki Semuhungu araha ariko ngiye Jihad nakundaga ibiganiro bye hatarimo gusebanya. Oya se kandi ndakubujije Keza. Oya hatarimo gusebanya. Keza uretse gato tuvugisha ukuri hatarimo gusebanya no kwataka abantu. Jihad ni umunyamakuru mwiza tuvugisha ukuri. Uretse gato tugeze ngwiki ako Keza. Oya ibyo umva nkubwire tuvugishije ukuri hatarimo iyo yatatse abantu cyangwa gusebanya kundi ubundi ubusanzwe Jihad ni umunyamakuru mwiza
ntabwo rero wabimbwira Semungu arakuboroka hoya kuba umuntu yaba umunyamakuru mwiza no kuba yaba professional ni ibintu bitandukanye sibyo rero yari umunyamakuru mwiza ariko yenda ntiyari professional. bamwita Eric Sagiye mwamureze mutazi ko azafungwa. Twamureze kugira ngo bamubaze ibyo yakoze nibasanga bigize icyaha azabikurikiranwe ahantu cyangwa se basanga nta n'icyaha bigize kandi n'ibintu bamumanuriye ntago harimo ibirego byacu. Ntago birimo Ese nibyo yaburanye wigeze wumva aburana ngo naramurize aze ngo kushaka kunteranya n'abantu wigeze wumva harimo ikirego cyanjye mu byo yaburanye? Oya ntago mu byo yaburanye harimo bira bitandatu ariko se bitandatu se bavuze ba nyirabyo yaza kankubaze urukumva hano nakubwira ikintu nakunka mu guteranya n'abantu umbwira ati nyine ko ryatari ikirego cyanjye gitumye amanuka. Ikirego gitumye amanuka ni icya ya mpano na bariya byo barezwe ariko ibirego byanyu ntago biri muri ribu mwabivanyemo ntawamenya. Rega umuntu aha imbabazi wazimusabye urumva umuntu aha imbabazi wazimusabye kandi nanone iyi minsi 30 niyo kujya kwiga ku bindi birego bitandatu turashize. ahubwo mugire umunsi mwiza ariko se ntukagende nshaka kugusuhuza urankumbuye ariko uremera kuri gahunda nakubwiye ejo muri tugomba kuyikora nubwo nayivugiye hano. Do you remember? Urayumva uranidakwiye umva nge nago nayanga ariko ngiye nago natera intambwe ya mbere kwa ko izo nagerageje zarabaye. Oya ni ngiye uzatera intambwe ya mbere mbahuriza hagati nge nta kibazo pe urega nta kintu cyiza nko kubana n'umuntu neza. Urumva biriya bintu bikenewe cyane ukuri birakenewe. I will try my best. Erega niho gudufata ntandukanira n'abandi urumva ko dore Oda Pass nahanga urahansanze Oda Pass nyuma ya Twitter nahanga ugira umwana mwiza mukosha nta kibazo sheri wanjye Oda zamu waradukurikiye uko byagenze byose hano. Cyari byinshi nabaga mari kabisa narumvaga. Warumvaga ubonye ukuntu bigenze? Ya nabibonye nyine buriya bafite impamvu ko biri. Mama yake na muzalama Ntabwo babyumva. abantu hano ndabona tugiye gutangira buhoro ego ko baraje ba nyirabutisi gabahutu na burageze ndapfuye ba nyirumudomo baraje b'abanyamazimwe bari basi Karame. Simu mwumvishe Chouchou mon amour ça va akoze wampaye ku mafaranga akoze ko yafite mwana wanjye wagiye ureka ibyo bintu Semungu aragushaka Semungu ari Semungu Oni ndivuga na Zinda ndi kuvugana na Zinda wese Zinda Zinda ngwino kuri live ngwino nyuma yuko ngwino urakoze imbwa yanjye ya nyonyo na nyonyo. Semuhungu mbwira uburyo wahagurutse mu rugo ukajya gutangira jihadi ikirego kibijyanye we ya mpano n'umwana wabyaye. Reka nkubaze Godfather uretse gato wowe ko bari babuze ibimenyetso Eric nani wowe nani ya mpano n'umwana cyababaje n'ukuntu Irene Bayisabe yabeshye mu rukiko iki ngo yabonye ngimbaye ngo nabonye ngo stati ngo hajya ni rwa Odette bamwitiranya na Jad use ni umuntu utazi Jad kandi yagiye wamuhaye na nimero akoresha urasetsa uretse gato yavuze ngo yavuze ko ariko wavuze cyane ariko yavuze nk'umuntu wanze Eric nk'umuntu wazi ntuza aya masambu bwiza ukuri byagenze gute bira bintu wabibonye gute wabitanze ute
ntabwo biregura urukiko rurarangira batazabona ibyo rwarangiye biregura oya bamaze kubamanura kubamanura se bivuze ko biharangije kubura ariko nyine ubutabera bwacu burakora pe burakoze zinda zamuka Yesu Kristo Kejoni kuba afunguwe Kejoni nakaza ariko ndababaye Jihad yagombaga kurekurwa nawe urumva ninde utagombaga oya pazo yagombaga kumanuka ko ari amashuri ganjye nayo ifite amakuru ko yabikoze pazo yarabikoze bira bintu umugome yakoze ubugome yarahemutse ibi byose pazo ni washyize bira bintu hanze kandi abikorana ubugome urumva nabihanirwe rero akoze ukuntu bira bitraumatizinga wagize ngo se nuza ko bari mu mubiri yarasetse none batajya kwita bwabikoresheje kugira ngo ajye hanze nta soni viza se yibonye mu munota umwe cyangwa se ko viza y'Iburayi ugenda ugaseka ako kanya bagahita bayigura nta soni. Hello, next. icyangombwa ni uko yamanutse ngo twabareke bagende bajye biriya bintu bibate erega n'abariyo ni abantu kandi barasangaho konseye abasekirite barabakeya you know what I'm saying nibatware n'agasonga buge ariko nako bakicara badi harya wowe wigeze usogongera gereza ngo wumve ukuntu ari mbi ko numva kuvuga rwose nta byadanjere gusangayo n'inshuti zawe usanga bagutegereje buri fata ku mavuta ari kumuririmbira ngo azabazana fanda zabazana bari kureba safanda zabazana ntibase kandi ubundi nishimye nk'umuntu wagiye no ku rukiko oya se ngaho ubwo se gakoze bad bitch ntawe ushimishijwe n'iki n'ukuri nshimishijwe nuko hari ibintu byinshi yakoraga bikafekta abantu benshi but finally akaba ari mu mategeko nawe agiye kwiga uburyo cy'ubutayazaza ikibuga akamenya ibyo gukora byiza uburetse gato niba umuntu bamuvuga rimwe kabiri gatatu ko yabangamiye abantu why ni ukuvuga ngo umunsi wawe umeze ni ukuvuga ngo umunsi wawe umeze neza kubera Jihad agiye mageragere umunsi wanjye uratese ese hari ikibazo nibaza we Morris niba ari Morris uravuga nta umuntu ko baba babaye ngo umuntu yafunzwe sibyo kandi twatwemeranywa twese ko mu Rwanda haba ubutabera bivuga ko umuntu baba bamufungiye ukuri muba mugira ngo abo yabamutima yakoze bamuretse mbaze mamugira ngo abantu yahemukiye cyangwa abo bantu bose bababaye kubwe mamugira ngo bahabwe ubutabera nandi cyangwa mamugira ngo bo bakomeze bababare bagende bapfe bapfuke ariko kubibyinirira nicyo ntakunze kuri bad bitch niyo mpamvu navuze gutyo so ariko amategeko agomba guhana ko yabyiniraga abandi rega nanjye mwarabyinira ibibazo ndeka nishime n'uburenganzira bwanjye ubundi nta kibazo pe rega ubutabera buriho kugira ngo budufashe kandi bube hafi buri muntu wese bahemukiye cyangwa bakoreje yandirimbo ngo bayita gute 30 jours y'amageragere mu kwa 12 no mwaka 30 jours igiye kumara umwaka ndapfuye 30 jours igiye kumara umwaka irawukunkumura noneho n'imanza ziriho turi no mu ntambara Yesu Kristo ahubwo ni mu mpera z'umwaka dorera Nick ngo keza rira please kwera ikisendera no bari kuza uretse gato ngo urire keza niba bari kugusaba kurira rire ndire yawe yanama kuri ariko nukuri reka mbabwire nta muntu wifuriza undi gereza pe sibyo nta nubwo gusa rero ikintu ntemera ni kwa kuntu bavuga ngo useka ngo umugabo mbwa aseka imbohe ariko nanone hari imbohe wagasetse pe hari imbohe nakutagaseka sibyo nk'umuntu yenda baburetse hari imbohe utagaseka babureka hari imbohe utagaseka bitewe nuko yenda iyo mbohe yari iri kwirwanaho yishakira ubuzima cyangwa iki sibyo
hari umuntu donko wumva ikirego cyo kumva ni ibintu nyine bitari bigize undi abandi bantu bikomeretsa runaka sibyo ariko hari n'umuntu ureba akavuga ati uyu muntu nukuri yararengereye uyu muntu yarakabije urumva rero kuvuga ngo umugayo mugaseka imbohe kandi umuntu nimba ribu ubwabyo bavuze ko bagiye bamuganiriza inshuro zirenze zingahe urumva ese ubwo uwo muntu nagenda abantu bakavuga ariko bagaseka cyangwa bakavuga ati wari warahanwe kenshi wari warabwiwe kenshi ubwo iyo mbohe nawe nisekwa biba ikibazo ra ikibazo ke si uguseka ikibazo si uguseka ahubwo ntekereza ko nta muntu bitageraho niba umuntu yakoze n'ikosa ntekereza ko wenda atari ukubwira reka kuvugiramo umuhanzi wa kintu we urukobwa narwo ntabwo urukobwa ko udapasa ari kuvuga uzi ubundi ko bagahora baragura inkweto hari uri umufana ni gute abafana baba ndumva odasheri we ndavuga bad beat ukavugira mu cyamamare ariko uzi ko pasi yaririmbye nzapfa komeza waretse umva twese hano kuri iyi mihanda hari ibintu bitubaho nyine baratuvuga dukora amakosa dukomerekerezamo abantu n'iki ariko ni byiza wenda nyine iyo umuntu hari igihe umuntu aba akeneye wenda kugira ngo yitekerezeho right sibyo ariko muri byose kirimo ntago twagakwiriye kwicara ngo umuntu yishyure hejuru yose kubera ko uyu munsi Jihad yagiye ejo hazagenda undi se hagenda umuntu wapfuye cyane rwose hagenda uwapfuye ntabwo Jihad yagiye ntabwo Jihad yagiye azagaruka aragenda kabiri se iminsi 30 y'amageragere nawe ubwawe urayizi umwaka ni ibintu bizagera umwaka utaha Keza niwe uri kunya ko ndi kumva ibintu uri kuflashinga komeza oda urumva iminsi 30 ntabwo nyine ni igihe bigwa cyo kwitekerezaho ariko nyine twese tugwa mu makosa nekereza ntago nje kumusabira imbabazi cyangwa iki ahubwo nekereza ko nyine abantu yahemukiye nabo abareze nabo bari bababaye right bari bafite ibikomere bakuye mu bintu yavuze ariko nyine ikintu gihari tumubabarire n'uwacu none se bigende gute ntago bamukatiye hari umuntu hasi ubashije ntibamukatiye ariko iminsi 30 my dear turayizi tarandi turayizi taranti yahariya turayizi gusa biba byiza guhana umuntu wenda uyenza ku muntu cyangwa uteza ikibazo ariko nka gutya tuba turi kubyina nabyo ntago biba ari byiza tu ntago ari byiza kubyina actually nyine tubyumve nyine nejo nanjye nakora ikintu nyumvira nk'uyura ninde no umuntu uraho hasi uvuze ubusa urumva nanjye nakora ikintu n'undi yakora ikintu na Semungu yakora ikintu na Keza